nongeye kubasuhuza inshuti za Isezerano TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru iyo dusenga. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Muri kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Rero mbere yuko tuvuga, ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora like, kandi ntiwibagirwe no gukora kunzogera kugira ngo ikiganiro tuzadushyiraho kijye kikugeraho. Rero wowe ukurikirana televiziyo yanjye kandi yawe, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wowe unkurikira ukampa like, ugakanda like, ugasharinga, Imana yo mu ijuru ikwishimire, kandi Imana yo mu ijuru ikongera imbaraga, ikongera ubwenge, ihaze kwifuza k'umutima wawe. Nukuri ndagira ngo nkubwire ngo ibintu mbifuriza ndabizi kuko Imana igomba kubibaha mu izina rya Yesu. Wowe uri gushaka gushyigikira televiziyo yanjye, ukaba ushaka kuyishyigikira, ukaba ushaka kugira ngo igira hiva igire naho igera, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wowe uri kumpa subscribe, wowe uri gukora like, wowe uri gukora share, Imana yo mu ijuru ikwishimire. Kuko mbona abantu kuri YouTube murareba ariko ntimujya mukora share. Ugwiza views ariko ntugwize share, ukagira ngo umuntu kureba yarebye video, yabonye imbaraga zireba video ariko ntabone imbaraga zikora kuri like. Rero ndabisabiye, nukuri nta rindi turo mbatse, nta kindi cya 10 mbatse, ahubwo icyo ngusaba ukireba iyi video ukore like, nurangiza ukore share, nurangiza byibuze ukore share ku bantu 10, Imana yo mu ijuru iraguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyo wahuye nabyo biguhiga, hari ibyo wahuye nabyo bikurwanya. Umaze imyaka 20 ushatse ariko wabuze urubyaro. Umaze imyaka 6 ushatse ariko wabuze urubyaro. Umaze imyaka 12 ushatse ariko wabuze urubyaro. Ufite imyaka 35 ariko wabuze umugabo, kandi uri umukobwa mwiza. Uri umukobwa mwiza, iyo uhise abantu bose bararunguruka, ariko habuze uwaza ngo agushyire mu mago. Satani yagushizeho icyangiro. Abantu benshi barakureba iyo ugenda bakabona face, bakavuga ngo uriya mukobwa ni mwiza, ariko kugira ngo uzarongorwe bikaba ikibazo. Abantu benshi barakubona bakabona ufite umutima mwiza, ariko kugira ngo uzarongorwe bikaba ikibazo. Uyu munsi ndagira ngo ukurikire Isezerano TV. Haleluya. Imana yo mu ijuru ije kukugirira neza, nkuzaniye ijambo ribohora, rikubohora, riguhambura, rikagukura muri ka gatebo Satani yagupfundikiriyemo, rikagukura muri cya gicupa Satani yagushyizemo, ricupa rikameneka. Amina. Muzaniye ijambo rirakukuraho, riragira aho rigukura, rikagira naho rikugeza. Warirukanse mu bakozi b'Imana batandukanye, mu bashumba batandukanye, ahabaye igiterane hose ujyayo, ndetse urafata itike ukajya ku musozi Prayer Mountain, ukaryamayo ukamara y'ukwezi, inzara ikahakwicira, uko wagiye akaba ari kugaruka. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, mbere yuko ibyo ngibyo bigomba kubaho, mbere yuko ufata itike ngo ugiye Kampala cyangwa Prayer Mountain, mbere yuko ugenda kwa Bishop runaka, mbere yuko ugenda kwa Prophet runaka, mbere yuko ugenda ku runaka, ndagira ngo nkubwire iki kintu, ndagira ngo utege amatwi unyumvirize. Wowe ufite ibyanze kunanirana, ibyananiranye,
wowe ufite ibyananiranye, ibyananiranye, wowe ufite bya bintu bimwe ubona kuko kubirenga byanze, we barambagiza buri munsi ugahitinga, bakakwambika fiançailles mu gitondo bigapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi hari ijambo ngiye kukuzanira. Amina. Ndashaka kubwira iki kintu. Hari ibintu bikomoka muri karande zo kwa basigokuru no kwa basigokuruza, ibyo bintu bikaza ugasanga mu muryango wacu harimo abantu bapfuye badashatse. Hari abakobwa bapfuye badashatse. Abo bantu bapfuye badashatse, imizimu yari ikagukurikirana, yamara kugukurikirana, gushaka bikaba ikibazo. Umuhungu wese muhuye akakwereka ko agukunda, yewe na fiancé akayikwambika ndetse no kukujyana ku mazi akakujyanayo, ariko yarangiza bikarangira akuriye gusa. Numva ngo nuko kurya amatura akagenda. Reka mbivuge mu kinyabupfura cyiza, akaryamana nawe yarangiza akakureka akigendera, kandi wabonaga birimo. Amina. Wabonaga birimo neza, ariko neza akagusiga akagenda. Mu gitondo ugakundana n'undi ukavuga uti noneho byabi wa wundi we ndabona rwose afite gahunda, kandi koko yaje afite gahunda, ariko yahagera nawe bikaba kwa kundi ukamusura rimwe, ukamusura kabiri, ukamusura gatatu, yarangiza akakureka. Amina. Akagira gute? Akakureka. Ugasigara wibaza, ese ni ngiye ufite ikibazo? Ugasigara wibaza ko ari wowe ufite iki? Ari wowe ufite ikibazo. Kandi wowe nyine ikibazo kirahari. Ikibazo gihari nta kindi. Ikibazo gihari nuko famiye uvukamo. Amen. Nuko famiye uvukamo, nyine hari ibintu biva mu miryango yanyu. Izo karande zo mu miryango yanyu zaragukurikiranye. Amen. Zaragukurikiranye, zakugenzeho, zakubayeho akarande. Amen. Ugasanga wowe ubwawe nta kibazo ufite, ariko ikibazo kirahari. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo gihari. Uyu munsi niwe ugomba kukifatira icyemezo. Kuvuga ngo uragenda bakukore deliverance, kuvuga ngo uragenda bakugire gute, oya. Nanjye ubwanjye mfite ibyananiye. Mwagiye mujijuka, mugahuguka. Mbere na mbere banza ukore kino kintu ngiye kukubwira. Number 1. Nimba ubona ko ibyo bintu mvuze bikuriho, nabanje ku bakobwa. Nimba icyo kintu ubona kikuriho, number 1, kora iki kintu. Haleluya. Kora kino kintu ngiye kukubwira. Byuka mu gitondo ukora amasengesho yo kwiyiriza. Ayo masengesho yo kwiyiriza wirirwa wikiranura. Ubanze ukureho ibyaha byawe, witandukanye n'ibyaha byawe, wihana ibyaha wakoze. Ntabwo ari ngombwa ngo uze kubibwira Bishop Steven, oya. Ahubwo wowe ihana ibyaha byawe, ubwira Imana uti Imana nje imbere yawe, ubabajwe nuko bya bindi wakoze wabazwe nabyo. Numara kubabazwa nabyo, ubwira Imana uti rero Mana, nakoze ibyaha, nakoze ibyangwa nawe, nagenze uko udashaka,
uyu munsi ndakwinginze niriwe imbere yawe, mbabarira ibyaha byanjye, umbabarira ibyo nakoze, umbabarira ibyo natekereje, umbabarira ibyo nagambiriye, umbabarire bya bindi byose uzi bigutandukanya n'iki, bigutandukanya n'Imana. Nurangiza ubyihane. Uwo ni umunsi wa mbere wo kugira gute, wo kugira ngo wikure muri karande iwanyu. Ubwo umunsi wa mbere nta kindi kintu uzakora, ugomba kwihana ukibuka na bya bindi bya kera. Hari ukuntu umuntu yihana bajya kumva aravuze ngo nibyo ntibuka. Ibyo utibuka se kutabyibuka, so wabikoze. Rero bya bindi byose watinye kubwira pasiteri, kuko kuza imbere ya pasiteri ukavuga ngo ndagiye pasiteri ankorere deliverance kandi hari ibyo utari bumubwire, ntacyo bimaze. Ahubwo wowe kora uko ngiye kukubwira, uko ndi kukubwira. Nurangiza ugeza nimugoroba, nugeza nimugoroba ushima Imana, uvuga uti Imana urakoze. Urakoze kuko umbabariye ibyaha byanjye, urakoze kuko umbabariye amafuti yanjye. Nurangiza ubwo ngubwo uryame. Numara kuryama ukanguka saa 9 z'ijoro, wongere usenge ugeze saa 10, ufite ibyo ubwira Imana, usome ijambo ry'Imana. Nurangiza buke mu gitondo, ku munsi wa kabiri uzasenga wihana ibyaha bya basogokuruza bawe. Ibyaha bya basogokuruza bawe uzabyihana, umare 1/2 cy'umunsi wihana ibyaha bya basogokuruza bawe n'abasogokuru bawe n'abanyogokuru bawe, ni abiwawe wa mama, abiwawe wa papa, abo byose wihana ibyaha byabo. Numara kwihana ibyaha byabo wikureho karande zabo. Impamvu ugomba kwihana ibyaha byabo, uvuka muri uwo muryango bapfuye batihanye, ugomba kwihana ibyaha byabo kuko byaragukurikiranye, kuko wabyariwe mu maraso yabo. Amina. Nurangiza ubyihane. Numara kubyihana uvuga uti Imana mbabarira ibyaha bya basogokuru, umbabarira ibyaha bya basogokuruza, umbabarira ibyaha bya banyogokuru, abuzu bavuga amazina, abutazi batsinde, ariko icyambere ubyihane. Nurangiza witandukanye n'izo famiye, witandukanye n'abandi bapfuye mu byaha, witandukanye nabo. Uvuga uti kugera uyu munsi ntabwo ndi uwo muri bariya, ahubwo ndi umwana wawe. Kuvuga ngo uri umwana w'Imana ntabwo uzabihakanye famiye yawe. Uyu munsi ntacyo ngipfana n'iriya famiye, ahubwo icyo mpfana ngipfana nawe, kubera kuko ni wowe wandemye, ni wowe wankiza umuntu, ni wowe wangize uwo ndiwe, ni wowe wankujije. Uyu munsi ndi umwana wawe, nje imbere yawe. Nurangiza noneho ushima Imana. Numara gushima Imana, nurangiza umaze kwihana ibyo byaha bya basogokuru bya basogokuruza bawe, nurangiza ubwira Imana uti Imana urakoze kuko ntandukanyije n'akarande zo mu miryango. Usenga witandukanye n'akarande zo mu miryango. Noneho usenga ubwira Imana uti nditandukanya n'akarande zo mu miryango. Ni wowe uzi ikintu cyakunaniye kukireka. Nditandukanya n'ubusambanyi, nditandukanya n'ubujura, nditandukanya no kubeshya, nditandukanya n'ubwicanyi bwo mu mutima, nditandukanya n'ibitekerezo bibi, nditandukanya no kugambana, nditandukanya. Ibyo byose ugenda utandukana nabyo. Numara gutandukana nabyo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakugirira neza. Amina. Nurangiza usenga Imana uyibwire ngo Mana urakoze. Ariko igihe uri kwihana byaha byawe ubabazwe n'ibyo wakoze. Hari igihe tujya dufunga imiryango yacu, tugifungira inzira. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Nimba warasambanye babazwa nabyo, ntabwo ari ngombwa kuza kubimbwira. Babazwa nabyo, nurangiza uvuge ngo Mana ndababaye, mbabarira, natandukanyije nawe. Amina. Naho kuvuga ngo nagiye kwa pastor runaka yaransengeye ntacyo byatanze, nagiye kwa runaka muri deliverance
ntacyo byatanze, nagiye kwa runaka muri deliverance ntacyo byatanze. Ibyo byose ni uko wowe utigeze ugira agahinda ngo wabazwe nabyo. Kandi uyu munsi bene data ndabagira inama yo kureka kuvuga ngo reka tujye kubwira abakozi b'Imana ibyaha twakoze. Ntabwo mbyewe mbivuze gutya, nimba wowe ufite ndabizi harimo abatarabyumva kuko babyungukiramo. Icyambere babyungukiramo ni iki? Uragenda ukamubwira uti pastor mbabarira, insengera Imana narasambanye, muri iyi minsi hari umuhungu twakundanaga, twararyamanye, tumaze kuryamana arandeka, none yaragiye. Amina. Warangiza ukajya kubimubwira, warangiza ukagenda ukamubwira uti mbabarira gutya na gutya byagenze gutya na gutya. Number 1 arakubwira ati cyo cyaha wakoze kirakomeye, kugira ngo kiveho nuko ugomba kwishyura amafaranga 100,000. Nkazamukana kanyarira nkajya kugishyingura yo munsi yibuye, cyangwa nkajya kukiroha mu mugezi wa kanyarira, kubera ko wamaze kumuhereza iki? Wamaze kumuhereza ID zawe, wamaze kumwereka ibyo wakoze. Akakubwira ati nawe ugagira gute? Ugafata yo wari gukoresha business izagutunga, warangiza ugafata ya mafaranga ukayamuhereza. Mwarangiza mukavuga ngo abapasiteri n'abaferi. Ntabwo ari abaferi, ni mwebwe mwabibashiriye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri agira amubwiye ngo hari umuhungu twakundanye, ngo twararyamanye, ngo tumaze kuryamana ngo arandeka aragenda, ngo bukeye mu gitondo ngo haza undi ngo nayo ngo turaryamana ngo arandeka aragenda, ngo none pastor ngo nsengera. Yarangiza akakubwira tumva tugende wishyure rogi. Iki kintu ndagisengera turi muri rogi. Yesu ashimwe cyane. Ndi bugisengere turi muri rogi. Yarangiza akagenda akakubwira atambura imyenda yose, ukambura imyenda yose, akakubwira ko agiye gukuraho umukoshi w'ubusambanyi, ikintu cyaguteye kigutera gusambana, ikintu cyagize gute cyakwambaye, ahubwo nawe bikarangiza agize gute nawe gusambanyije. Ugasanga utwaye inda y'iki utateguye. Mu gitondo ugasanga uri kwirwandagaza umukozi w'Imana ngo yanteye inda yagize gute, kandi wowe wabigize mwiki, n'uwabigize mu ruhare. Ntabwo mbashyigikiye, ngende kubibabwira gutyo, ni inzira ndi kubaha. Ntihagire umuntu ntera amabuye ngo avuge ngo nashyigikiye ababikora. Iyo mbashyigikiye ntabwo mba ndi kubabwiriza inyigisho. Amina. Ntabwo mba ndi kubahiza inama. Rero ugasanga icyo kintu kigize gute, kandi ubimenye neza kuko deliverance ntabwo bayikorera mu bantu, bayikorera mu cyumba cyayo. Kandi hahandi niho hava gukomereka, niho hava gukora ibyaha, niho hava kwa kwiba ya mafaranga bagusaba bakubwira ngo tuzajya Kadeshi, tuzajya Prayer Mountain, tuzajya Kilimanjaro, duhereza amafaranga ya naya, icyaha cyawe kirakomeye. Ni ukuri ibyo ngibyo nimwe mu bitera. Inzira nyayo ni ukubabazwa n'icyo wakoze, wamara kubabazwa n'icyo wakoze ukabwira Imana ikakubabarira, yamara kukubabarira nawe ubwawe kumva ko wababariwe ibyaha byawe. Wamara kumva ko wababariwe ibyaha byawe, warangiza ukavuga uti Imana ndabyizeye, nimba ari umugabo naye narabuze, ndamuremye mu izina rya Yesu, umugabo wanjye aze mubone mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa, kandi icyo tuzahambura mu ijuru no mu isi kizahamburwa. Nuba wamaze kwiyeza, wamaze kwitunganya, wamaze kwikuraho karande, wamaze kwikuraho bya bisirani byose bagushyizeho, ndagira ngo nkubwire ngo uzasenga Imana ubohora umugabo wawe. Numara kumubohora aza kurambagize, aza gusabe, aza gukwe, aze musezerane, ubundi agutware ugira urugo. Amina. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo hari ubujiji twagize bituma tuva mu bwiza bw'Imana, bituma tugira ahandi hantu tujya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu babyaye abana batatanze kubyara, babyariwe muri izo nzira za deliverance. Abantu bibwa amafaranga menshi bibiwe muri izo nzira za deliverance, kandi wowe ubwawe wakagombye kubigira gute, kubyikorera. Reka mbaho urugero rutoya.
kintu cyari cyanananiye kukireka. Number 1, nari mfite umujinya wa wundi w'indengakamere. Umujinya utarukuye umukozi w'Imana. Uwo mujinya wari mubi wa wundi bita umurandura nzuzi. Nari mfite ikindi kintu kimwe cyari cyarambase. Igihe cyose nagendaga mu bashumba, abo nagiyemo barabizi. Nkagerayo nkabwira pastor, ni ukuri umujinya warananiye, Imana rwose biki n'ibiki, ibi nibi byarananiye, ariko kigasigara ku muryango. Mwinjira kwa pasiteri akagisengera kiri ku muryango kintegereje, bya bintu bibiri bindi ku muryango bintegereje. Narangiza ngasohoka nkabisanga ku muryango, tukongera tukagira gute, tukagenda. Amina. Noneho nkabisanga ku muryango nkagendana nabyo. Mwurira imodoka nkagenda mu rugo ndi kumwe nabyo. Nkaryama ndi kumwe nabyo. Nkabyuka ndi kumwe nabyo. Amina. Haleluya. Hari ibintu tugira ugasanga twebwe byaratugose, twebwe tukumva ko tugiye kubibwira abashumba ngo batubabarire, badusabire imbabazi, kandi ibyo byasigaye ku muryango, bikaturindira ku muryango. Hari ibintu ushobora kugira ukihana ibintu byose bikarangira, ariko ugasigaza ikintu kimwe cyangwa bibiri. Ibyo bintu bibiri bigatuma utagira aho ugera. Ukurira indege ukurirana nabyo, ukajyana nabyo muri Amerika, ukamarana iminsi nabyo muri Amerika, ukagaruka ukurira indege ukurirana nabyo, ukagera ku kibuga cy'indege ukamanukana nabyo, ukajyana nabyo mu rugo ukagumana nabyo. Amen. Haleluya. Ibyo bintu binyomaho bimbaho akarande, kandi nkijijwe. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe rero nza kuza kubona ko bya bintu ari bibi. Njyamye nijoro mbona bya bintu ni bibi. Icyambere, umujinya watumye bamfunga. Baramfunga ndanabura burundu. Mara igihe kinini nta n'uzamfungiye. Icyari umujinya. Kubera kuko bamfatiyeho umujinya wamfatiye, nkora ibyo ntakagombye gukora, banjyana muri gereza, telefoni barayibika, sinashoboraga guhamagara. Kubera iki? Nzize umujinya. Amina. Baramfunga, baza bambaza bati wowe ufungiye iki? Nkavuga, barangiza bati wowe bugumyemo. Haleluya. Imana yashaka umujinya nihana, nitahura nkihana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndangije bya bintu mbibamo, ariko navuye muri gereza, mvuye muri gereza ngeze hanze, icyo umujinya kivaho. Mbabazwa n'umujinya, ndababazwa nawo, mbabazwa n'igihe maze muri gereza ngeze hanze, nsanga abandi baransize, nsanga imigambi nari mfite yararangiye, nsanga umukobwa twakundanaga nifuzaga kubana nawe, nsanga yarambuze yikoreye ubukwe, nsanga maze ibyumweru birakoze ubukwe. Muhamagaye nitabwa n'umugabo, w'umugabo arambiza ati urashaka nde? Ndavuga ninashaka yakanaga. Arambwira ati yewe, ati nta wari ariko naza ndamuguha. Aje aramubwira ati hari umuntu waguhamagaye. Abarampamagaye, amaze kumamagara arambwira ati ntuzongere kumamagara, narashatse. Nese ko nakubuze nari kubigenza gute? Haleluya. Iyo ni igihombo cya mbere cyabayeho muri wa mujinya wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo nta gihe na kimwe ibi byaha bidusigira ibyiza, ahubwo ibyaha bidusigira ibibi. Yesu ashimwe cyane.
ndangije icyo kivuyeho umujinya ndawihana urashira. Noneho sigarana ikintu kimwe, sinamaraga ko ari icyaha, ariko cyari cyarambujije inzira. Hari ibintu byinshi ntasingiraga kubera icyo kintu. Hari umunsi nzakibabwira mu buhamya bwanjye, hari umunsi nzatanga ubuhamya bwa Steven. Ese mumenye ngo ese neza Steven ni muntu ki? Bishop Neza Steven ni muntu ki? Urugendo rwe rw'agakiza rwatangiye rute, rwageze ahageze byeje gute, Bishop byavuye yabigezeho gute? Ni urugendo rurerure. Ibyo ngiyo nzabibabwira. Ndi kubabwira ukuntu tutandukana n'iki nibi za karande. Ndangije nacyo mbona kimaze kumbaho karande, kimaze kumbaho imbata, nacyo ndakirambirwa. Maze kukirambirwa nari narakibwiye abapasiteri, nagiye muri Zion ndakivuga, njya kuri Pentecost ndakivuga, njya muri Shining Light Church ntuza kwa Apostle Charles Murenzi ndavuga, njya hehe mana yanjye, njya kwa ntuza kwa Saturday Ntambara ndavuga, kwa Emma ndajyayo ndavuga, kwa Batoni ndajyayo ndavuga. Mw'abantu mwe nta muntu ntagiye kubera icyo kintu. Ahubwo nagerayo nkinjira nagisize, nkava mu nzu nzi ko nagisize, ariko nkagisanga ku muryango cyantegereje, nkagendana nacyo. Nafashe umwanya wo kugishyingura, nababajwe nacyo, ndarira amarira menshi. Hari aho nagendaga urumva nahagera nkabwira pasiteri akansengera, nkataha kigize gute, numva ngo kiragize, kandi kumbe turi kumwe, nkagendana nacyo. Amina. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irandengera, mbabazwa nacyo, ndangije njyewe ubwanjye ninjye yabajwe nacyo kirashira, ndakirimbura kiva muri njyewe. Hari abantu twagendaga duhura, twahura nkamubwira icyananiye, akambwira ati buriya ruzi ikintu cya mbere kigomba kukimara, tanga igitambo. Nkaba ntanze igitambo, kandi igitambo gitoya nataga ni 50,000. Hari igihe bambwiraga bati iki kintu nicyarangira tutagiye ku musozi wa Kanyarira, kubera ko hari ikintu kiva muri famiye y'Iwanyu cyagukurikiranye. Nkatanga amatike yo kujya Kanyarira, nkatanga yo kugira gute, barangiza ahubwo bakajya kuyanywera muri ntuza Ikambere no muri National. Amina. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe, yo kabyara yarantabaye kandi yarandengeye. Rero uko nakize nanjye ndagira ngo nkurangire uwo muti. Nimba uri umukobwa ukaba ukeneye kugira ngo ukorerwe deliverance, ibaze ibyo wakoze byose ubyihane. Wa musore we nawe nuko nguko, ntabwo nabwiye abakobwa gusa, nabwiye n'abahungu. Imana yacu yabwa icyubahiro. Uyu munsi turigwa tuvuga ngo abashumba batugize gute, nyine kubera ko tugenda tukababwira amabanga yacu tukayabamenera. Numara kumubwira ko wasambanye n'abantu barenga 5, nabazumva kuko nawe yagusambanya, kandi azagusambanya yitwaje kuko agiye kugusengera, kandi azagusambanya akwake n'amafaranga kuko yaryamanye nawe. Rero uyu munsi Imana irashaka kugira ngo tubazwe n'ibyo twakoze twihane. Nitumara kwihana tubireke burundu. Ni wowe ugomba kwikora deliverance, nta wundi muntu uzagukora deliverance. Nanjye ndi umushumba, ariko ntabwo ari njye nzagukora deliverance, kubera kuko deliverance zitumye amatorero yacu afungwa kubera ubujura bwagiye wera muri za deliverance. Deliverance zitumye amatorero yugawe, abantu batakibona aho basengera, zatuzaniye ibibazo. Mana yo mu ijuru tubabarire. Aho kugira ngo dusengere abantu bakire ibyaha, ahubwo batumye dukora ibyaha. Kandi twege dushinzwe kubamara iki ibyo byaha, kubasengera ibyaha bigashira.
ariko twarabibakoresheje kubera ko baraje batumenera amabanga. Bamaze kutumenera amabanga, natwe tubyuririraho, amafaranga yabo turayarya, buri kimwe cyose kiragenda, kubera kuko twamaze kubona, kuko twamaze kwiha ubushobozi tudafite. Amina. Twigize imana tutari imana. Haleluya. Umuntu akakubwira ati nutazana amafaranga ya naya ngo ngusengere urapfa. Tuzana ibitambo. Bakozi b'Imana ba Kristo, nimufunguke ku maso. Turasaba Imana ngo ibahande maso. Ntabwo nje hano kukubuza gutanga icya 10 n'amaturo, kuko icya 10 n'amaturo ni itegeko ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Bibiliya. Ariko ibitambo, umwenda wari ukingirije hera watabutsemo kabiri. Buri muntu wese yigereraye. Ibitambo byaraciwe imbere y'Imana. Habaye igitambo kimwe kizima. Yesu yitanga ku musaraba, apfira ibyaha byacu, aravuga ngo birarangiye. Kuba byararangiye nuko nawe wemerewe kugira gute? Wemerewe kugerayo. Twemereye kugusengera, kugusabira umugisha. Ariko twemereye kugusabira umugisha nawe igihe umugisha bigize mu ruhare rwo ko ntabwo nzagusabira umugisha utabushaka ngo ubone. Amina. Ntabwo nzagusabira umugisha uri umunyabyaha ngo umugisha ubone. Oya. Banza wikiranure. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Banza ushake ubwami bw'Imana, ushake gukiranuka, nurangiza ibindi byose uzagira gute? Uzabyongererwa. Abenshi mwirukiye ubuhanuzi. Nimubanze mwihana ibyaha byanyu, Imana izatugirira neza, ibaha ibyo mukeneye. Siko ijambo ry'Imana rivuze. Ijambo riravuze ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Twabonye ijambo rivuga ngo ingororano yacu ni ubukire no kubona ijuru. Waguha ubukire ugasigara mu isi aricyo byabitanze. Amafaranga ntabwo agura ubuzima. Amina. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twige kwihana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bashumba, twigisha abantu kwihana. Twe guhanurira abantu amazu, twe guhanurira abantu amamodoka, twe gushimisha abantu, twe gutanga ibiryohereye mu matwi y'abantu. Umwana iyo akiga kurya umuramiza amata, ukamuha potaje, ukamuha imineke, ukamuha masedouane. Ariko hari igihe kigera ukamuhereza inyama no iri kwigufa nawe akiga kwiguguna. Nimwigisha abantu kuguguna amagufa. Nimwigisha abantu kurya ibijumba. Ibijumba mvuga murabyumva. Nimwigisha abantu kurya kawunga tagira amata. Kawunga mvuga murayumva. Haleluya. Mwikomeza kubeshya abantu, mubabwira ngo Imana iravuze, Imana iravuze. Imana iravuze. Umuntu yarayasambana, abyutse mu gitondo, aje mu rusengero, kuko umuntu aguhaye imitwaro 10, ko aguhaye 100 by'amanyarwanda, ukayitira kumubwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka. Niyo mpamvu abantu batunze amasezerano y'ibihuwa atagira ingano. Umuntu akicara akavuga ngo Imana yaravuze, ariko ashicariye ijambo Imana yaravuze ariko atari yo yavuze. Umuntu arakubwira Imana heruka mu kwa gatandatu 2025 cyangwa 2016, mbabarire 2016 aheruka icyo gihe. Nimubwiza abantu kuri, mubabwire gukiranuka, ibya 10 n'amaturo bizaza. Abantu nibakiranuka, abantu nibihana, abantu nibahindukira bagakorera Imana, Imana izabaha akazi, amafaranga aboneke, ibya 10 bize mu nzu y'Imana, amaturo aboneke, kuko ni itegeko ry'Imana ngo nimuzane 1/10 n'amaturo mu nzu yanjye, ngo kugira ngo mu nzu yanjye ntihakabure n'ibyo kurya. Amina.
rero icya 10 n'amaturo bigomba kuza, ariko bizaza abantu bakijijwe. Mwibabazwa no kwigisha icya 10 mubwira abantu icya 10 mubwira abantu amaturo, ahubwo ni mubabwire bakizwe, ni mubabwire ubwani bw'Imana. Byabibaje ufite abantu barenga 5,000 mu rusengero, ariko Imana ikazakubaza n'umwe ukamubura. Ni mubwiza abantu kuri ubundi Imana ibagiriye neza. Rero nibyo ngibyo nanje kubabwira. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Bene data, ndabakunda cyane. Abashumba bagenzi banje, Imana yo mwijuru baho umugisha. Rwose mujye mumbabarira kuko mba numvishe ngomba kubivuga, nanjye ntago mba nzi uko bije. Yeremiya niyo babwiye ngo impamvu hanura ibikomeye ni ukubera iki wajya uhanura ibyiza. Yeremiya arangije aravuga ngo hari igihe nifata nkiguma ngo ariko ngumva umuriro ngo uri kugurumana muri ngewe, ngo nkaturika nkavuga nanjye nkasanga navuze ntazi icyo navuze. Rero ndabizi kuko iyo ndi kuvuga haramba nakomerekeje, ariko mumbabarire. Imana yo mwijuru ibagirire neza, ibahe insengero zifatika, ibagire inama mu mitima yanyu. Ibintu byo kuvuga ngo amafaranga, ibintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, mwebwe musambana intamba muyoboye, mwebwe mwiba intama muyoboye, Imana mufitanye urubanza n'Imana. Nimubwire abantu gukiranuka, mubwire abantu kwihana ibyaha byabo, nimubwire abantu gukiranuka, ubundi ibindi bazabyongerwa. Mureke kubabeshya ubuhanuzi budahari, mureke kuvuga ubuhanuzi budahari. Urabwira umuntu ngo Imana imuhaye imodoka, yarayasambana yirwa sambana yirwa, yewe nibiki? Mubwira kizwe. Ese Imana nimuha imodoka kazayigendamo kuri iyi si ntazabona ijuru, umunyago uzatahana mu ijuru n'ubuye? Yesu ashimwe cyane. Imana yabatoranyije kugira ngo muzagire ubwoko musarura mugeze mu ijuru. Ibisarurwa muri gusarura biri hehe? Imana ibakeneyeho umusaruro. Itorero rya Zayoni Imana rifiteho umusaruro izaribaza rigeze mu ijuru. Pentecost Imana izabaza umusaruro. Shining Light Church Imana izababaza umusaruro. Musaruye. Ntabwo izabaza ubukire mufite, kuba muri ba dogiteri muri bande, ntabwo ibyo ngibyo bizakora imbere y'Imana. Gitwaza, Imana izakubaza umusaruro. Izakubaza abantu wabwirije bagakizwa by'ukuri. Uzahagarara hari intama zigukurikire. Masasu nawe nuko. Bishop Rwanamura nawe nuko. Pastor Ineza Steven nanjye nuko. Izatubaza umusaruro. Iziza YouTube twirirwaho turi kubwiriza, izatubaza umusaruro. Imana ntiyabahaye itaranto mwarangiza mukajya kuzitaba. Abantu dufitanye urubanza n'Imana, abashumba dufitanye urubanza n'Imana. Ushumbye intama ariko uramara umwaka intama zitarakubona. Ufitanye urubanza n'Imana. Mwabonye ibyubahiro, murangije namwe murenga Imana yabibahaye. Nimubwire abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka. Memuretse kubabwira ubukire. Ibukire ni ngombwa. Imana igomba kuba ubukire. Ni ngombwa ngomba gukira. Kuko nimba abakorera Satani bakira, kuki ngiye ntakira nkorera Imana? Nta mpamvu yo gufungura urusengero nshaka kugira ngo ngure imodoka. Oya, mu gitondo napfa imodoka igasigara kuri iyi si, ariko nkeneye kugira ngo ngire umusaruro nzajyana mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe nararyamye mbona inzozi. Maze kubona inzozi mbona umugabo muremure wirabo, mbona umugabo muremure
ufite imisatsi y'imyeru ntabashije kureba mu maso, ariko yari umugabo muremure wambaye ikanzu y'umweru ameze nk'izuba, ashashagirana yaka, imyambaro ye yaka wagira ngo ni inyenyeri. Umugabo arangije arambwira, nemaze mu masengesho iminsi 3 nyarangije, arambwira ati mwana wanjye ni gutyo yamamagaye, arambwira ndagira ngo nkubwire ngo uhaguruke ugende ubwirize ubwoko bwanjye, babwira ibingibi ngiye kukubwira, babwire kuko igihe cyo kubiba, igihe cyo kubiba cyararangiye, ubu turi mu gihe cyo gusarura. Arangije arambwira ngo kandi ngiye gusarura ingano nzihunike mu kigega, umurama mucanisha iki? Mucanisha umuriro, niko yambwiye. Arangije arambwira ngo nkeneye abantu bazatahukana iki? Iminyago. Arambwira ngo muri kuri mission. Ubundi umuntu ari kuri mission agomba kugaragaza igikorwa yakoze muri yaki, muri ya mission yakoze, agahemberwa ibyo yakoze. Uwo mugabo arangije arambwira ati hari abagabo bakoze imirimo nashakaga muri iyi si, ariko uyu munsi baratabarutse. Hari abagore bakoze imirimo nashakaga muri iyi si, ariko uyu munsi baratabarutse. Ariko nubwo batabarutse barahantu heza. Ndangije yambwiye amagambo akomeye, arambwira ati hari umusaza wakoreye Imana n'umutima we wose n'ubugingo bwe bwose, ntabwo yigeze yitekerezaho ubwe, ahubwo yatekereje ku itorero ry'Imana. Yigishije abantu kubaha Imana no gutinya Imana no gukorera Imana no mbese nibyo yakoze. Yesu ashimwe cyane. Arambwira ati uwo musaza namutuje aho nishimira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aricara aruhutse kubera ko yakoze imirimo ye muri iyi si, ariko aho namutuje anezereye ibyo yakoze kuri iyi si. Yahaye abana b'uburere bakurira mu Mana, abigisha kubaha Imana. Uwo muntu arambwira ati uyu muntu atuye aho namutuje kandi araruhutse. Rero abantu mwasenganye na muzehe papa wa Paul Gitwaza, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, yabayoboye inzira nziza y'agakiza. Nimukurikire iyo nzira muzajye guturana nawe aho Imana yamutuje, aho yishimira. Amina. Mw'abantu mwe hari intwari zo gukiranuka zavuye kuri iyi si, bavuze Imana uko bakwiye kuyivuga. Ntabwo bigeze babwiriza bakeneye amafaranga, ntabwo bigeze babwiriza bakeneye kwamamara, ntabwo bigeze babwiriza bakeneye gufungura amateleviziyo manini arebwa n'isi yose, ntabwo bigeze babwiriza bakeneye gutura muri Amerika cyangwa ngo abana babo bajye kwiga muri Amerika. Bavuze Imana uko bagombaga kuyivuga. Number 1 bakoze ku butunzi bwabo, bubakira Imana. Number 2 bagendesheje amaguru bajya kubwira abantu Imana kugira ngo bayimenye. Bakoze imirimo myiza, bafashije abakene, bafashije imfubyi, bafashije abapfakazi. Abo bantu Imana yabatuje aho bishimira. Baratuje
baranezerewe. Hari n'abandi, abo nabo uwo numwe mvuze, ariko nabonye abantu bagera muri 6 babashije kugira gute, babashije kuba Imana yarabatuje aho yishimira, bari mu ijuru, baranezerewe kandi bategereje kubona intama baragiye bakiri kuri iyi si. Amina. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire rero nawe mwene data, nimba hari aho wabonaga watandikiye ukaba warasubiye inyuma, ukaba wariyoboye aho kugira ngo uyoborwe n'Imana, uvuga icyo Imana ikubwiye kuvuga, wowe ubwawe ukihimbaza, ugakena ko abana bawe banywa amata bayakuye mu ntama uyoboye, ababo bakicwa n'ubworo, ndagira ngo nkubwire ongera usubire inyuma usaba Imana imbabazi. Mwihangane nababwiye ngo ngiye mvuga ibyo ngize gute, nanjye sinzi ukuntu biza, naje nizaniye ijambo ry'uko tugomba gutandukana na za karande, ariko mbonye biza nabyo. Ntabwo ari ukwibasira abashumba, ko nanjye ndi umushumba, nanjye mwanyibasira. Ntabwo ari uko ndi intungane, nanjye ntabwo ndi intungane, ndi ku isi. Nanjye hari abo ngize gute, nanjye hari abantunga urutoki, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nutunga mugenzi wawe urutoki, utokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe, nawe uzabanze umugogo uri mu jisho ryawe. Kandi nutunga umuntu urutoki rumwe, enye zisigaye zaba zikureba. Ntabwo ndi kubabwira nanjye niretse. Amina. Ariko iki ni icyigisho tugomba kureba. Ushobora kuvuga ngo ngende umushumba ntabwo nakwihana, wijya kwihanira ku wundi muntu, ariko reba ibyo ukora urebe nimba bikwiye, nimba bidakwiye ubwira Imana ikubabarire. Amina. Mwishaka kwamamara cyane, mwishaka kugira amaescort abarinzi, mwishaka kugira ngo babatwaze Bibiliya. Nimwinjira abatwaze Bibiliya, babategura intebe nziza zo kwicaramo, ibyo ngibyo Imana yarabibahaye ni ibyanyu. Ariko noneho mwifata ibyubahira Imana yabahaye ngo mushake kuyirenza ububasha n'ubushobozi. Nimuhindukire rwose, mureke dukorere Imana by'ukuri, tutayiryarya, tutayibeshye. Uyu munsi kuba insengero ziri gufungwa mu bihugu bimwe na bimwe, na hano turi numvishe bari kubivugaho iby'insengero. Impamvu insengero ziri gufungwa nta kindi, twarenze abo tugomba kubabo. Turabagabura iby'ubugingo, turabagabura iby'agakiza, ariko twahindutse abagaburirwaho kugira ngo twebwe tugabure. Hari umushumba umwe mberutse kugeraho, isanga mu rusengero bamanitsemo amamodoka meza yaguze, amato yaguze, amazu yubatse muri Amerika, ibiki byose. Yari umwirabura none yahindutse umuzungu. Atuye muri Amerika, ntabwo akikoza muri icyo gihugu. Intama zo muri Uganda yazisigenda. Uri pastor mu Rwanda, Imana yaguhaye kuyobora intama. Uramaze imyaka, uragenda ukamara umwaka, imyaka 2 muri Amerika. Ese intama zo mu Rwanda wazisigiye ndi? Niyo uje ntibamenya ko baje bakubona uhagaze ku gatutu uri kubwiriza, ugaca mu muryango w'inyuma, imodoka ikubakwescotinze nta n'uwagukoraho, ugahitira kugenda. Mufite ibyago. Imana irabarakariye mwabashumba. Ufite ugutwi n'iyumva iby'umwuka bwira iki? Amatorero. Nshobora kubivuga mukavuga muturiya mushumba yataye umutwe. Ntabwo nataye umutwe. Ntabwo icano nayifunguye ku bwanjye. Nayifunguye kuko Imana yambwiye ngo ninyifungure. Rero ngomba kuvuga iki Imana imbwiye kuyivugiraho. Amina. Nimureke duhindukire, dukorere Imana by'ukuri. Nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi tuzabyongererwa. Nimba waragize umugisha wo gufungura amatorero akaba ari ku isi yose, gerageza mu Rwanda uhagendera icyumweru kimwe, muri Australia uhagendera icyumweru, ariko ugerageze guhura n'abantu uyoboye. Njya mbibona perezida wacu ayoboye igihugu cyose,
arajwe ishinga n'abanyarwanda muri rusange, ariko afata ukwezi akavuga ngo amezi 3 nayo kuzenguruka mu gihugu ngahura n'abaturage nyoboye nkumva ibitekerezo byabo. Amina. Akagenda akicara buri wese akaza akavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika rwose njyewe byagenze gutya. Aha, yarangiza akavuga ati meya uri hehe kudakurikirana ikibazo cy'uyunguye. Yarangiza agafata igihe akavuga ati n'abanyarwanda bari mu mahanga ngomba kujya kubumviriza. Nabwo akaza akaduha ijambo twiga turi mu mahanga akatwumviriza, natwe tukavuga ibyifuzo byacu tugasanga n'umusanzu ku gihugu. Akicarana natwe tukamubona amaso ku maso. Ariko uri pasiteri ushinzwe kuyobora intama, ni nawe ukwiye kuboneka mbere kurenza uko perezida aboneka. Uyoboye urusengero rumwe ariko abaturage kugira ngo bazakugereho ni ikibazo, mu gihe perezida uyoboye igihugu cyose agerageza kugera muri buri ntara, muri buri karere, akareba umuturage muri ako karere uko abayeho. Ariko wowe uri mu rusengero ntuzi ngo intama zibayeho gute, ahubwo urigisha ubwira abantu ngo nimuzane amaturo, nimuzane icyacumi, nimuzane amaturo, nimuzane mu bukene bwanyu mbasengere, abantu bakura amafaranga mu mabanki bayazane bayaguhereza uyashyire mu gifu cyawe ngo uri kubasengera. Mw'abantu mwakwihanganye ko harimo mutumye insengero zifungwa. Imana itubabarire abashumba, Imana itubabarire, kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana itwiteho yongere kuduha agakiza gafatika. Abashumba bo mu Rwanda tubona Imana. Noneho aho byari bigeze bavuga ngo turi abanyamitwe, turi abesikoro, bahagere bavuga bati abashumba bafite Imana bo mu Rwanda. Amatorero bongere bayafungure bavuge bati twabonye umusanzu utangwa n'abakozi b'Imana. Ahubwo noneho dore umuntu ari kujya mu rusengero ari umukene yageramo agakira. Dore umuntu ari kujya mu rusengero byamucanze yageramo ugasanga arasa neza. Ariko uyu munsi umuntu araza mu rusengero afite miliyoni 10, mu gihe gito ugasanga asigaranye 3, kubera ko kuri kumubwira ngo naza yatanga iwawe. Hari ahantu handitse ngo nimuzane amafaranga mu nzu mu y'abashumba arenze icyacumi n'amaturo, ariko uragenda ugasanga ahantu bafite ibyibo birenga 5. Iki ni icyacumi, iki ni icy'amaturo, iki ni icyo gufasha channel yacu, iki ni icyo kujya kwigisha kuri BTN, iki ngiki ni icyo gushaka amafaranga y'abakozi b'Imana babwirije, iki ngiki ni icyo kugura essence y'umukozi w'Imana, iki ngiki ni icyo gukodesha urusengero cyangwa n'ikinyubako. Ugasanga hari ibyibo 10. Ibyo byibo 10 birakora iki? Abankurikira murajya mubibona. Ibintu byemeye mu nzu y'Imana ni icyacumi n'amaturo, n'ituro ry'ishimwe da naryo riremewe. Ariko nta yindi ibira bituro icyo bindi, ibyo by'amacano mushyiraho nuze yo gufasha channel. Haraho nageze nsanga bari kuvuga ngo iri ni ituro ryo gufasha NTV. Mumbabara abafite channel yitwa NTV mwihangane, ndabivuze kuko ntago byanshimishije. Channel ni yawe ku giti cyawe, kuki udafata mu cyacumi baguhaye ngo ugure mega zigire gute ufashe NTV? Konzi ko kubona amafaranga menshi, konzi ko kwinjira iwawe umuntu udafite envelope byibuze irimo ibihumbi 50 gutangira kuri 20, konzi ko aribo wakira, wagiye ukura muri iyo ntuza baguhaye muri aya envelope ukagura channel, ukagura data zo gushira kuri channel yiwawe. Hari icyo bitwaye? Ituro ryo kujya kubwiza kuri BTN,
ituro ryo kugura esansi y'umushumba, ituro ryo kugira gute. Mwabantu nimureke ubujura, mureke ubunyamitwe, mureke guteka imitwe, mureke ubeshyi no guteka imitwe, ntacyo bibamariye. Ibiturisho birenze 10 namwe bakristo mwarangiza mukagenda mushyiramo hose 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 hose, ugatanga amafaranga wari ufite kurya, wagera mu rugo abana bakaburara. Mwarangiza ngo abana ntibakizwa. Abana bakizwa gute bagiye gusenga baza bakaburara? Mwarangiza ngo abagabo ntibashaka ko musenga. Wasenga gute? Umugabo yakunda kujya gusenga gute? Urajya gusenga yaguhaye 10,000 ngo ugure inyama, yazuka mugaburira dodo ngo watanze kwa profeti runaka. Urumva uwo mugabo yakwemera kujya gusenga gute? Ngo abagore bacu ngo baradusuzugura. Yabura gusuzugura gute? Unanirwa kumugaburira umugore kwamuzanye ngo umugaburire, waramuzanye ngo akugaburire. Ubyuka wirukanka unguri munuza, ungurimo ngo uravuga warangiza nabinga yasize mu rugo ukabijyana ngo ugiye kubitanga. Kandi siko nta kazi ugira. Warangiza ngo umugore agusuzugura. Yabuzwa n'iki gusuzugura se? Imana yo mu ijuru tubabarire. Bashumba, ba bishop, ba revera pasteri, ba pasteri, ba potere, ndagira ngo mbabwire ngo dufitanye urubanza n'iki n'Imana. Nimireke duhindukire twihane ibyaha byacu, kuko twakoze ibyangwa n'Uwiteka birazamuka bigera imbere y'Imana biranuka. Niyo mpamvu isengero zafunzwe, niyo mpamvu byagenze gutya. Ibyibo birenga 10 by'amaturo ni ibyiki? Tuzi ituro ry'Icyacumi, tuzi ituro ry'umutima ukunze, tuzi ituro ry'amashimwe. Nayo maturo akwiye kubaho. Ariko ituro ryo kuri radio, ituro ry'iki? Harahani nagiye gusengera banyarwandakazi bashumba bo mu Rwanda mufite ibibazo. Harahani nagiye gusengerayo, ngiye kumva numva pasiteri w'umudamu n'umugabo we bafite itorero. Umudamu arahaguruka abwira runaka ngo umva Claude, ngo ejo ugomba kuzana ijerekani y'amata abana banjye bakanywa. Ejo Claude niwe uzazana ijerekani y'amata abana bazanywa. Kuwa gatanu ni wowe runaka Felicien niwe uzazana ijerekani y'amata. We nta nubwo ategeka ngo bazane litiro, ni ijerekani y'amata. Muzane. Harundi nabonye ajya kuri televiziyo akavuga ngo nambaye Rolex, ngo nimuzane amaturo, ngo nimuzane nambare Rolex ngire gute? Abantu bari mu sengero rw'iyo abenshi barakennye. Narahasengeye n'abandi tuziranyeho. Hari igihe twasohoka ugasanga umuntu urahereza abantu itike barenga 10 kandi batanze hariya, bagatanga n'itike ntigire gute, akazana ikibo. Hari ikintu bita ngo uyu munsi umuntu bakabwira umuntu bari abantu baza bigisha bavuga ngo Imana iravuze, mumenye ko babapanze. Akaza kigisha akavuga ngo uyu munsi Imana yavuze ngo mubigenze gutya. Namwe amafaranga suko yatanga mukagira gute, ugasanga usigaye nta n'itike ufite. Imagine kweli. Imana tubabarire. Imana yo mu ijuru itubabarira abashumba. Hari ahantu hamwe nigeze kugera abantu batuye gutyo bari kuvuga ngo ni amaturo y'ibiki, nsanga hateraniye abashumba barenga 10 ahubwo bari kuyanywera. Niyo mpamvu itorero ridatera imbere. Muratanga amafaranga bakajya kuyagura indaya, muratanga amafaranga
bakayajyana mu bapfumu kugura imiti kugira ngo muzaze mu rusengero muri benshi. Mubona amafaranga, barabeshya ngo barahagurutsa abarwayi, kumbi bazanye abantu bagize gute, baragenda bakagira Rusizi, bakajya muri Uganda, bakajya akazana umuntu mutazi, akavuga ngo uyu muntu ni ikirema, yarangiza akavuga ngo ari kumuhagurutsa, kandi bapanze bamaze gupanga amafaranga bari buze kuza kumuha. Harahani nasengeye Gisenyi, ndi gusenga ngiye kubona mbona bagiye kwa Nyirangarama bagura amazi y'akandi. Amazi y'akandi bamaze kuyagura barayazana, bamaze kuyahageza icuba bakarigurisha 10,000. Bakabwira abantu kuko ayo mazi ari amazi y'umugisha, bayasengeye Imana igize gute 10,000, akayagusorozamo mpaka uyatanze. Wagera mu rugo 10,000 baraguramo inyama, ukaguramo ubugara abana bakarya, warangiza abana umugabo ukamugaburira intuza, ukamugaburira idodo, imbogera. Wamara kuzimugaburira, warangiza ukavuga ngo azakwemera kujya gusenga gute? Abana bazakunda gusenga gute kandi wabagaburiye ntuza, wazanye icupa rimwe ry'amazi waguze 10,000? Kandi 10,000 bishobora kugura amacupa arenga 10 nangahe y'amazi. Niyo wari ufite gusa yaguze amazi. Imana ibabarira abashumba, Imana ibabarira abakozi b'Imana. Nimureke duhinduke rwose, dukorere Imana by'ukuri, tureke kubeshya no sibyo. Mureke dukorere Imana by'ukuri, mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora like. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane kandi bivuye ku mutima. Bashumba bene data ndabakunda, Imana ibaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru bishimire. Ariko nimureke twihane, ndababwira nanjye nibwira ntabwo nikuyemo, nanjye ntabwo nditungane, buriya nanjye hari ibyo wasanga nkora, ariko icyo nzi cyo nuko nzi kuko ibyitwa amaturo tugira ibyibo 3. Tugira ikibo cy'Icyacumi, tukagira n'ikibo cy'amaturo, tukagira n'ikibo cy'amashimwe. Ibyo rero nibyo byibo ngiye mbona iwacu ku rusengero. Ibyo kuzana ngo ibiki n'ibiki, ngo amacano ngo ibiki, ntabwo twebwe tubigira iwacu. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bene data, ntabwo ari ukuvuga ngo mbatwarira abantu, kuko n'itorero ryacu ntabwo mu Rwanda rirahagera. Banafunze amashengero, tubizi nimba bizakunda ko turi hashira, ariko rizaza kubera Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo twihane kandi twihanire kureka. Mwishinga insengero mushaka kunywa amata y'inka z'abandi, abana banyu ngo banywa amata, babandi bicwe n'inzara. Mwege nta nubwo mugira impuhwe. Nimubwira zana 7 naho atwara 7, si bihagije? Ayo mafaranga basi nimba umuntu yakeneye 10,000, basi niba umwaka 5 wasigaze 5. Nimugire mwimpuhwe, niba basinabyaye. Hari umugabo abashumba baramukenesheje burundu, agurisha inzu ye i Rusizi kubera umushumba runaka. Uyu munsi nawe arakodesha, aba mu kazi kagize gute, agurisha inzu, agurisha imodoka, akora buri kimwe cyose. Arahari atuye mu Kobo. Kubera iki? Ubwesikoro bw'abashumba. Rero nubwo abandi bazabazwa byinshi, ariko abashumba twebwe tuzabazwa byinshi birenze. Rero Imana yo mu ijuru tubabarire, kandi Imana yo mu ijuru tweze idutunganye. Mwari kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven. Reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje. Imbere ya byose nsabye imbabazi z'ibyaha byacu abashumba. Tubabarire, utugirire neza. Urangije kutubabarira rero turakwinginze ngo utugirire neza, utwire kutwigaragariza. Tukweretse ubwoko bwawe ubugirire neza, tukweretse abanyarwanda ubagirire neza, abagandi bagire neza, tukweretse isi yose muri rusange. Rero nyagora ku ngoma abarwayi bakize,
ababuze amahoro ubaha amahoro, ababuze ibyiringiro ubaha ibyiringiro. Mu izina rya Yesu tusengeye igihugu cya Kongo gitabare kandi kirengere, igihugu cya Ukraine, igihugu cya Israel turabisengeye mu izina rya Yesu, ubarwanirire. Twiyereke kandi twigaragarize mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe rigire umumaro, reka rigire byinshi rihindura kandi rigire risenya. Reka mwami uryumva afite ibibazo wese, Uwiteka Imana Nyiringabo abone ibisubizo yifuza. Mu izina rya Yesu reka iyi televiziyo ibe iteleviziyo yo kugira imitima y'abantu, yo guhumuriza imitima y'abantu. Reka ibe televiziyo yo kugira ikura abantu n'aho ibageza mu izina rya Yesu. Urakoze rero bakarama, icyubahiro n'icyayi mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amin.